by'umwihariko aho waba uri hose, waba uri mu Rwanda cyangwa se uri hanze y'u Rwanda, wahaye ikaze muri kiganiro. Uyu munsi wenda ndagira ngo twongere tuganire. Twatembereye ahantu bita Nyamirambo, nkaba ngira ngo ari umuti wanjye wampamagaye ambwira ngo ari hano Nyamirambo ngo ninze murebe. Ndagira ngo tujyane aho yandangiye hano hafi, nageze muri quartier. Ndagira ngo tujyane nk'uko nagiye mbivuga inshuro nyinshi zo tugenda dutembera ahantu hagiye hatandukanye, tugakora ibiganiro ahantu hagiye hatandukanye, ndetse bikaba ngombwa ko tunadusenga tumwe mu duce two mu Rwanda, aho dukora ibiganiro twicaye. Uyu munsi niyo mpamvu nanjye naje kugira ngo bageze aha hantu. Biba ngombwa ko nari kuba nafite kamera cyangwa se ntari kurikodinga, ariko uyu munsi bibaye ngombwa ko ndikodinga ndetse mbagezaho ikiganiro live. Ariko ikindi kiyongereho, ngiye kumutungura mu bw'utumo ahantu ari, ambwiye ko yicaye ahantu, ariko anamwenge numvaga ari ahantu hasa nkaho akagombye kuba ari mu kabari. Byongere menye ngo bimeze bityo. Twagiye kugenda mugereho hano hafi yaho nigera nsatira ahantu ari. Rero ndagira ngo mugereho mpamvu gutwaza kamera. Namugezeho imeze bite musaza? Brother uraho neza? Amakuru bibaye ngombwa ndagutunguye nje mu kiganiro, ndagira ngo dukorane ikiganiro. Ndabona witeretse n'ibyo kunywa hano hasi. Hari umuntu wari ukanguriye reka bicarane nari tuganira. Bibaye ngombwa ko nza nkabusanga tukaganira, tukagira andi tuganira ndetse tugakorana ikiganiro. Ufatiye mikoro kugira ngo tuze kuganira neza, dushyiremo neza, tugaragare twese, nawe azemo kabisa. Inzoga zose niwo zinyweye? Ariko izi nzoga zose ntabwo ari njye nzinyweye, hasibye ko nanazinywa. Wanazinywa? Uraba ufite ubwo bushobozi se? Ndabufite. Amafaranga wayabonye, turaje kugira ngo tuvuge gitumo, tugire byinshi tuza kuganiraho. Uyu munsi rero hari amakuru menshi bafitanye nawe, kandi na byinshi batwihariyeho, tugenda tuganira mu buzima busanzwe. Niyo mpamvu rero kugira ngo tuze kuganira kandi bize kugenda neza. Ntari bitwaganira, ariko warumbwiye ngo amafaranga ngo uyu munsi ngo ni ku cyumweru ngo yabonetse. Wayabonye? Amafaranga ntabwo aboneka ku cyumweru, igihe cyose amafaranga yaboneka iyo bagiye kuyashaka. Ariko nibwo buri wese agira umwanya wo kurya ku cyumweru se. N'ikindi gihe wayarya amafaranga, nta gihe amafaranga utayarya. Ahubwo ni uko nari mfashe nyine umwanya wo kuza kunywa kano kantu, kubera urabona n'ikirere cyari kimeze nabi, nugamye. Hari umuvandimwe undabuye rero arambwira ngo inze musange hano, reba niviriye hepfo mu bishanga, anzanye ku mujyi. Uyu munsi ibintu mpoze ni live kuri MTO, bivuze guca kuri YouTube channel yacu. Nkaba ngira ngo ariko nayo bantumiza agafanta, kubera ko ndabona kangusukire ku gafanta. Inzoga rero nta muntu utakagombye kuyinywa, kuko inzoka zo urabizi, kubera ibiryo tuba turya, akantu gatsirika inzoka kugira ngo n'ibyo wariye bituze mu nda neza. Ikibi ni uko wayinywa ugasinda. None se ubushize hari igihe twese duhura rimwe, icyo gihe ukina ibintu bimeze nk'amafilime, ukina ibintu by'amafilime, nabwo twanamenyanye burya cyane. Uyu munsi muzi nk'umukomedi y'amafilime, niba nakwita ko komedi wenda zimeze nk'amafilime, niba nakwita ko komedi hari ubundi buryo hari wenda nashyira mu kandi gace. Ubundi ibyo bimeze bityo warabihagaritse, usigaye ukora ibiki bindi wenda bitandukanye n'ibyo wakoraga mbere, cyangwa se twari dusanzwe? Ibintu by'amafilime nabigiyemo, ariko mbona yuko nyine abo twakoranaga hari imbaraga tutashyiragamo. Mpitamo gufata umwanya wo kugira ngo nkore yanjye cano, nyita Madishi Comedian. Nzajya nshishaho video zanjye nakinnye zisekeje zigasetsa abanyarwanda, kuko nabonye twebwe abanyarwanda n'abanyamahanga n'abantu ku giti cyabo, hari igihe uba wahuye
na sitarago umuntu yakubabaje ariko wanyarukira ku mbuga nkoranyambaga ukandikamo Madishi Comedian ukareba video mba nakinnye kongera ukazana akamwenyu ku maso. Twahuye hari ikindi kintu kimwe gushaka kandi no tuganire buri wese yumva ko ibyo bugana nyine ari ikiye yacu umeze nawe ari kumera ikindi kiyongereye uyu munsi hano nagusanze ni iwanyu ni quartier zawe izi ni quartier zanjye tembereza tumwe mu duce twa hano kugira ngo tuze kuganira n'abantu baho ndetse tuze kugira byinshi dushyiraho umucyo cyane ko nasezeranyije abantu tuzagitembera mu bice bitandukanye kugira ngo hano musanze ni mu kabari wari kwinywera agacupa tuze kugira ahantu tuza gutemberana unyereke ibyiza bya hano ndetse untembereze unyereke n'abantu kugira ngo nze abakurikira mu bigo bamenye agace ka hano Nyamirambo. Hano ni Nyamirambo baryagana he? Hano ni kuri 40. Nyamirambo kuri 40. Umunsi turi Nyamirambo kuri 40 niho tugiye gukorera show yacu, niho tugiye gutembera, ni naho tugiye kuganira, tugiye kuganira, niho tugenda dutembera hirya no hino kugira ngo tuze kuba show ya nyayo. Icyo basabwa abantu badukurikiye ni kubana natwe kugira ngo tuze kugendana ndetse tuze guhuza. Akoze cyane kucyo kiganiro. Nkuko bisanzwe rero, nkuko nari nawe basezeranyije nkababwira ngo ngiye kureba mushiti wanjye, ngiye kumureba Nyamirambo kuri 40 nahageze. Byabaye ngombwa ko duhura, nsanga yicaye ahantu nkuko nari nawe babwiye, aranyakira, ariko nkaba ngira ngo mu by'ukuri tuze kugirana byinshi tuganiraho cyane ko buriya dusanzwe tunaziranye. Nakugezeho nk'umuntu tuziranye, ndagira ngo ugire byinshi umbwira, ubwira abakunzi bacu kugira ngo ikiganiro cyacu byabaye ngombwa ko nzana Nyamirambo kuri 40 nabwita ko ari mu bwami bwawe, mu busugami bwawe. Mu bwami bwanjye hano niho mba narakuriye, ariko kubera nyine ubuzima hari ukuntu ugenda uhindura udukaritsiye, ariko hano ni nko mu rugo. Rero izi karitsiye zo kuri 40 ngiye nanazikunze cyane, nahakunze. Ni nziza cyane. Nyine hari urujya n'uruza. Impamvu kuba naje hano ni ubushuti dusanzwe dufitanye, kandi nagiye nsezeranya abantu banjye ko ngomba kujya ngerageza gutravolinga nkabereka byinshi bitandukanye by'ahantu henshi hagiye hatandukanye, ndetse bikaba ngombwa ko tunageraho tukanaganira. Nababwiye ko nzajya nganiza abantu hirya no hino, by'umwihariko cyane mu mujyi wa Kigali, ariko bizaba ngombwa ko tuzajya tujya n'ahandi hantu hagiye hatandukanye. Uyu munsi nakugezeho hari byinshi ubikiye Abanyarwanda, hari byinshi ubikiye abakunzi ba MPO TV, nkaba ngira ngo tuze kubiganiraho ndetse tuze kugirana byinshi tuza kubivugaho. Buriya rero ungezeho ariko uje ntunguye, ariko usanze ndi kunywa akantu kabanje ngo usukire akantu ubunywa kugira tuze guhuza ikiganiro neza, turimo turanywa n'akantu. Ndagushimiye cyane. Ntabwo abantu banjye ndakiriza amagambo gusa, ahubwo mbakiriza nako bansanganye. Nari nsanze meze niko nkwakira. Ubu nsanze ndi kunywa agafanta, reka nguheho ku gafanta someho, aha tuganire abantu akira. Ubundi uyu ni umuco wa Kinyarwanda. Uyu ni umuco wa Kinyarwanda. Ni umuco wa Kinyarwanda wo gusangira, kandi buriya ahubwo ngo iyo usuye umuntu, ubundi umuntu muzima cyangwa se umuntu wa nyawo, ubundi bagomba kukwakira. Niko umuco wa Kinyarwanda umeze, cyane ko hari abantu benshi wenda batazi ngo bigiye bikorwa bite, bigenda bite, ariko buriya ikikwereka ko umuntu yakwishimiye, ikikwereka ko umuntu muziranye, ikikwereka ko umuntu ari inshuti yawe, ni uko umusura akakuzimanira, akagira byinshi aguhaho, ndetse ashobora kuba nta n'ikintu afite kirenze, ariko akaza kugusangiza ku byo afite. Rero kuba nakugezeho ni ikimenyetso cyerekana ko niba koko unzirikana nanjye, cyangwa se umenya, cyangwa se unkunda, cyangwa se uri inshuti yanjye, uba ugomba kunzimanira ku byawe nyine ufite, kandi icyo wama cyose nawe mba ngomba kucyemera. Nagushimye buriya, nubwo wateye intambwe uza kundeba utambwiye, kansanga hano nyine kuri 40. Urabona nanjye ukuntu ishusho nsanzemo, usanze hari ibyo narindi kwagitinga.
ngusanze muri karitsiye iwanyu rero kukuza ikintu mvuze ntago nye naje ngutunguye ahubwo ngiye ntago wari wambwiye ngo nze kukureba biba ngombwa ko nyine nza ahubwo nza ngutunguye ariko twari dufite gahunda yo kuza kukureba ariko icyo twari tazanyeho n'isaha niyo mpamvu rero ngomba kugusangamo kose ngomba kubyakira rero izi wudu zanyu z'inyamirambo turazizi turanazumva ni mu baryogo ni mu baryogo ako kantu uvuze niko baravuga ngo ni mu baryogo nawe urabizi n'izace zawe za Nyabugogo bakavuga ngo ujye kubeshya nka Nyabugogo ako kantu ujya ukumva se nta muntu utakumva ubundi hari karitsiye iyo umuntu akubwiye ngo umuntu ni umuryogo undi aravuga ati jya kubeshya nka Nyabugogo umvamo akantu hari karitsiye nyinshi abantu bajyamo hari karitsiye nyinshi ushobora kugeramo wavuga ngo ngiye Nyamirambo wavuga ngo ngiye Nyabugogo aho hose nta hantu hamaze kwandika amazina bavuga ati Nyamirambo ni mu baryogo uvuga ati Nyabugogo nye ni mu bisambi ibintu nk'ibyo nyine ni ya mazina nyine ahoraho abantu bagiye badikana cyangwa se bitewe n'umuntu wari hageze bikamubaho ukumva nyine bigiye mu mateka nyine ukumva umuntu wese ntago ahizera 100% kuko ujya uzabwira umuntu ngo ndi umwana w'Inyamirambo ahita kumva ukundi kunahita avuga ati wa muntu si wa muntu muri babandi babatubuzi cyangwa se muri babaryogo cyangwa se wavuga ati ngiye Nyabugogo uyu ngusi wa wundi we Nyabugogo nyine batuburira abantu nyine ni ibyo ngibyo byamaze kwiyandika ariko ibyo bintu abantu bajijuke bumve yuko kuba utuye ahantu ntaho bihuriye n'imiturire yaho hari izina riba ryaranditswe aho kera cyangwa se ubwo ngubwo ariko abantu bakagombye kumva yuko iryo zina atari ryo twakagombye kugenderamo hano Nyamirambo ushoboye gusanga hano kuri 40 umuntu usenga yubaha Imana ukaba usanga umuntu ari wa muntu utagucata gusuhuje niyo mpamvu rero abantu bakagombye kumva yuko ahantu nimba haranditse izina ribiri haryanditse nk'icyo gihe ariko hari icyahinduka siko bose bameze nk'ubu nkanjye urabona uko meze ndi mu bantu b'Inyamirambo ariko ndi wa muntu ushoboye kugucaho nkagusuhuza nkakubona kuri umubyeyi nkakubona kuri umusaza nkakubaha nkabona kuri urubyiruko ukeneye kwiteza imbere tukagendana mw'iyo sije wowe urimo ariko Inyamirambo ntabwo umuntu uhaba wese ari mwiyo se abadukurikiye babyihanganire bari kumva urusaku rw'abantu benshi cyangwa se bari kumva mudu y'abantu benshi ahangaha nyine ni Nyamirambo na hano mu mujyi na hano nyine hari abantu benshi nubwo twibese hano tukujya tuganire mu by'ukuri ngo ukuye ahantu handi waruri hari abantu benshi cyangwa se hari mudu itandukanye niyo yanga turi kujya tuhunge ku rusaku ariko nashaka ko tuza kuganira buriya babubwira ngo buriya ibyo tuzadukora byose ibyo twirirwamo byose abantu benshi bazi ngo ku cyumweru dushobora kuba tugenda ngo umuntu ngo ni umunsi wo kuba uri mu rugo uri kuruhuka ariko ni umunsi wo gusurana ushobora kuza nkaza gusura cyangwa nkajya gusura undi muntu niyo mpamvu ibintu nashatse ko bijya live kugira abantu bose babone ko turi kumwe babone ko mu bintu byose tuba turi kumwe cyangwa se no mu buzima busanzwe tuganira tugahuza bikaza gukunda oya ni ukuvuga ngo intambwe wateye uza kundeba hano Nyamirambo iyi sasi numvaga yuko ari uri bundebereho kuko urumva numvaga uri buze kundeba nka saa sita ubundi ariko nta saa urebye mu masaha ya muvoma ndabona abantu baba bagenda kuza kureba nta saa itegetswe ngiye ngo nze kureba cyane ko buriya mba nzi ko aho nkureba amazi nkaba nzi ko aho nkureba uhari nkaba nzi ko aho ndi bugusange utari buze kumfata nk'umuntu w'umwanzi cyangwa se nk'umuntu w'umugizi wa nabi hari ibintu byateye kumva umuntu wenda murabana mu bicuti ariko kumva nyine uramwishisha byabaye ibintu byo kuri social media cyane njye mbibona kuri social media hari n'ibiganiro tujya dukora ugasanga umuntu agenda yihishe kubera ko azi nyine ibyo yagiye akorera abantu kugira ngo mugenda mubibona hano umuntu ashobora kuza ko muziranye akakwishakaza guteragura ibyuma kubera ko wamuvuzeho amagambo atari meza cyangwa amagambo amusesereza ibi rero ngira ngo nkureho umucyo cyangwa se kireho umucyo kw'ibi bintu hari igihe dushobora kuba tuziranye gutya cyangwa se nziranye n'undi muntu akanyishisha kumva ko nyine tugomba kuba duhuzwa n'uko wenda hari ikintu nkuraho cyangwa se nge mukuraho yego ni
ni nabyo oya niko biba kubera bimeze ko ngewe niba turi inshuti utegetswe kugira icyo umarira rwose sinakubeshye Oya, ubundi- kandi ntegetswe kugira icyo nkumarira ubundi Niba- inshuti- niba duhuye nge sugira icyo umarira nge ntabwo icyo gihe mufata nk'inshuti yanjye kandi n'ubu unyita ngo uri inshuti ugomba kugira icyo umarira tukabana tutishishanya ariko buriya inshuti ntabwo ariyo ntabwo inshuti ari icyo yaba ikumariye gusa nibwo bushuti twebwe turi kubona muri iyi minsi ugasanga kuba njyewe nzi ko ari icyo ngukuraho bigatuma njye ngukunda icyo gihe iyo icyo kintu ntakikibona nagukuragaho ubushuti buragabanyuka nese uteganya ko hari ikintu ugomba kunkuraho teganya ko hari ikintu ugomba yewe kunkuraho ubushuti bwanjye nawe ni ubushuti bwubatse nta kintu bwubakiyeho ubushuti bwubatse nta kuvuga ngo nicyo ngukuraho ni ubushuti bwubatse ku mutima wawe yegereza mikoro ariko kugira ngo kuko iyo uvuze ngo ufite inshuti ari icyo uyikuraho niho hahandi cya kintu kitaba kitakiri kuboneka cyaba kitakiri kuboneka ya nshuti ukayihomba niyo mpamvu inshuti nyanshuti ni ya nshuti igukunda waba uri mu bibazo waba uri mu bisubizo mukagumya mukaba ubushuti niyo nshuti ya nshuti ariyo mfite wowe ubushuti bwanjye nawe ni ubwa kera cyane ko nyine buriya twese ko tumeze gutya yaba ngewe yaba wowe dufite icyo tumariranye ntabwo nzaba inshuti yawe ntagize ikintu nkumarira ntabwo ugomba kuba inshuti yanjye udafite ikintu umariye icyo ni ntabwo kibaho icyo kiranazira cyane ariko ikintu cya mbere ngiye kigikiye ikintu cya mbere mba numva cyajya imbere n'ikintu cya mbere mba mbwira abantu bandi baba badukurikiye kumenyana n'umuntu ntabwo bisaba ngo umukureho amafaranga ntitugombe kuba badahambana hari igihe twaba gutyo ugasanga turi abantu badahambana ukeneye ko nza nkagukuraho 5 wowe ukankuraho ibyo 5 nyine ukumva ko icyo tumariranye cyangwa se kubera ko hari akandi kantu ushaka ko nkumarira ngiye nguhereza wamara kunkuraho ukigendera njya mbibona cyane niyo mpamvu buriya hari ikintu bajya bavuga ngo ubundi ubunyarwanda kuba umunyarwanda kumenya uwo uri we kumenya icyo uri cyo ndetse no kumenya n'abo ugomba kubana nabo no kumenya abantu ugomba kubana nabo no kumenya abantu mugomba kuvugana no kumenya abantu mugomba kugirirana neza cyane ko buriya uko twese tujya tubana isi uko igenda ihinduka uko ibihe bigenda bihinduka uko iminsi igenda iba myinshi niko ugenda usanga abantu benshi bagiye bahinduka niyo mpamvu ngewe rero nafashe umwanya nkaza kukureba kugira ngo icyizere dufitanye ubushuti dufitanye urukundo dufitanye rujye rukomeza buriya baravuga ngo ifuni ibagara ubushuti ni akarenge uko bateye intambwe uza kundeba icyo ni icyizere cy'uko ukinzirikana ukaba usanze nibereye hano kuri 40 akubwira ngo ngwino ndebe hano ku gasima kuri 40 ugatera intambwe ukigomwa ukaza ukandeba ngo ni ubushuti ariko uba ugomba gutembera n'abareba iki kiganiro bakavuga ati ese uyu muntu wacu noneho ubundi we urukundo yubatse muri bagenzi be bakuranye n'uruwe ko bateye intambwe umunsi umwe agafata agatera intambwe akagenda akareba umuntu akamusanga ahantu aba ari akamusura iyo ni intambwe nziza kandi ukaza nta kintu ugamije kuba wankuraho nanjye ntacyo ngamije no kuba nagukuraho ubushuti buri ku mutima ubwo nibwo bushuti twese twagomba kuba dufite ukaba ufite inshuti yawe ukibuka yuko iyo inshuti yawe utazajya kwisura kuko yagize ikibazo wenda yagize ikibazo cyo mu muryango yapfushije yakomeretse yarwaye ukibuka ko iyo nshuti yawe kuko ibyo bibazo byayibayeho ari bwo uri bujye kuyireba ukibuka ko inshuti yawe no mu mahoro ugomba kugenda ukayireba se umeze gute banyarwandakazi inshuti zacu za MPO TV bakunzi bacu mudoza ku mutima dukunda kubana umunsi ku munsi ndetse mukurikira ibiganiro byacu mwe mwamaze gukanda subscribe iki ni igihe tuba dufashe umwanya wo kugira ngo tubereke ubuzima tubayemo ubuzima tugiramo mu buzima bwo hanze ubuzima bwo kwicara tugakora ibiganiro ubuzima bwo gutembera ahantu hatandukanye
dufite n'inshuti dushobora kuganira nazo. Ndagira ngo rero uyu musore wacu yongera yibwire ku banyarwanda cyane kuko nawe afite ibyo akora nubwo yambwiye ngo nze murebe, afite ibindi bintu nawe by'imirimo yakora, nawe ngo ni umu YouTube ariko ibi content agendamo ni ibintu bijyanye ngo no gusetsa abantu, umukomediye ariko ukizamuka utari wagera ku rwego numva nifuza. Icyo asaba nuko nyine abakunzi bacu ba MPO bagomba kumushyigikira bakagenda bakareba ibye kugira ngo nawe abashe guterwa ishema n'ibyo akora, ko byaba bihangayikije cyane bitewe n'ikibazo ko umuntu yakora ibintu akabona ntibirebwa bimuca intege ndetse bigatuma nawe ubwe yiheba akavuga ati ibi bintu nkora ndabona abantu batabikunda, bikaba byamuca intege bigatuma bihagarika. Ikintu rero ngira ngo mukore ni uko mugenda mukajya gusura n'ibye, ngira ngo babwire akantu gato ko nashaka ko dutemberana tukerekana n'abantu izi karitsiye kuko nicyo kintu kiba kindaje ishinga, nubwo naje kukureba ariko ndashaka ko tureba n'abandi bantu tukareba uwuduza hano tukareba ibya hano bimeze bite kugira ngo umukunzi wa MPO TV atazumva inyamirambo, atazumva mu Biryogo, atazumva kuri 40 atazumva hehe ariko ukavuga ngo bamutembereje ni hehe hari ariko amenye ngo nahangaha kuri 40 naha, amenye ngo karitsiye zaho nazi cyangwa se ataje gushidikanya ngo siho turi, tumwereke n'amavideo y'ibigaragaza byerekana ko ariho turi. Ndagira ngo bibwireho akantu gato k'ibyo ukora, ba promoting ku iyo channel yawe, yegereze mikoro promoting ku iyo channel yawe kugira ngo bakumenye ubundi dutembere kandi tubikore mu minota mike cyane kugira ngo ndabona butangiye no kwira twagerageje. Urakoze cyane. Buriya kuri channel yanjye nitwa Madish Comedian, kuri channel ya YouTube iyo wagiyeho ukandika Madish Comedian ukareba video zisekeje ziba ziriho, abariho video zisekeje uragenda ugakanda na subscribe, wabona akantu kagushimishije ugakora na share kuri mugenzi wawe, ibyishimo ubundi bavuga ngo birahenda. Urakoze cyane. Reka n'ikindi giye gukurikiyeho bakunzi banyarwandakazi inshuti za MPO TV abakunze kudukurikira ahantu henshi hatandukanye mu makuru menshi tugenda tubagezaho. Reka tubanyarukireho gakeya tubereke n'izi situation zaho turi karitsiye kugira ngo muze kuzibona, mubone mu Biryogo ni hehe, mubone Nyamirambo ni hehe, mubone kuri 40 ni hehe, ndetse munaze kwishira amazeze. Murakoze cyane. Yes, banyarwandakazi rero mukunda mugakurikira MPO TV, uyu munsi nagiye mbasezeranya ko tugomba kujya tugendana ahantu henshi hagiye hatandukanye. Uyu munsi nababwiye ko ngomba kubatembereza ahantu bita Inyamirambo kuri 40, ubu niho mpagaze. Ngira ngo niba hari umuntu uzi utuduce, hari umuntu uzi ahantu, hari umuntu uzi izi nyubako zahanga, ngira ngo yamaze kumenya ahantu hariho, ndetse haratandukanye ugereranyije nuko abantu benshi bajya bahibaza. Byabaye ngombwa ko rero nagiye mbasezeranya ko tugomba kujya dutembera, tugomba kujya tuza ahantu hatandukanye ndetse tukajya tugenda tubagezaho zimwe mu nkuru zigiye zitandukanye ko cyane yuko twakoze travel, twagiye twajya ahantu henshi hatandukanye tukabagezaho amakuru agiye atandukanye. By'umwihariko hari igihe tugenda tubagezaho ko tumwe mu duce tugiye dutandukanye two mu gihugu cy'u Rwanda tukabatembereza ahantu hatandukanye tukageza byinshi tubagezaho. Ngira ngo izi karitsiye abantu benshi murazizi yaba inyubako yaba ahantu henshi hatandukanye muri kujya mugenda mubona. Byabaye ngombwa ko tuhaza, biba ngombwa ko tuza kuhakorera ibiganiro, biba ngombwa ko tubatembereza kugira ngo muze kwishirira amazezi. Nagize ibyishimo byinshi cyane mpura n'inshuti yanjye kugira ngo imfashe kuko niyo yahanzanye, ni nawe waje kuntembereza agira byinshi anyereka, ndetse nanjye nifuza kuba nabibasangiza no kugira ngo umuntu udukurikiye, umuntu ubana natwe, umuntu ukunda MPO TV waba warakanze subscribe cyangwa star wayikanda, icyo nagusaba ni ukudushyigikira ukanda kuri subscribe. Ngira ngo impamvu mwabonye hagiye hazamo ibintu by'urusaku, hagiye hazamo ibintu by'abantu benshi bari kujya bagenda bavuga ntibize kubatera ikibazo, biba ngombwa ko nyine urwo rusaku tugomba kuza kurukoramo, kandi biba ngombwa ko tutaza tambuka nta kibazo, biba ngombwa ko tuza kuhagera tukabikoramo, namwe mukaza kubyihangana. Nshimye ko mukunze kudushyigikira ndetse mukunda n'ibyo tubagezaho mukabikunda muri benshi. So murakoze cyane. Nagira ngo maberekeho mbasangize zimwe muri situation tuba tunyuramo, zimwe muri centre, zimwe ahantu henshi hatandukanye nyine mu mujyi wa Kigali. Nabwiye ko nzaya mbatembereza n'ahatari mu mujyi wa Kigali, muri karitsiye zo mu ntara, ariko ikintu twabanjirijeho cya mbere kibanze twifuje kubagezaho bwa mbere ni ukubatembereza mu mujyi wa Kigali
ubundi bikurikiyeho tukajya tugenda tubagezaho no mu zindi quartiers zitandukanye, yaba mu ntara, yaba mu mujyi wa Kigali, yewe yaba n'ahandi hantu hatandukanye mushobora kumva ko twagomba kubagezaho. Twebwe turahari kandi tuzahabagezaho igihe cya nyacyo. Icyo musabwa gusa ni ugukomeza kubana natwe, ni ugumaguza kudushyigikira, ni ugukomeza gukunda ibyo tubagezaho, ni ugukomeza mbega kujya mutuba inyuma kugira ngo ibi bikorwa byacu turimo ndetse n'ibyo dukora bibashe kugera kure. Birashimije cyane kuba wakunda iki kiganiro, kuba wakunda ibi tubagezaho, kuba wakunda ahantu tuba twatembereye, ukadushyigikira ukavuga ati MPO TV ndashaka kwizamuka ikagera ku rundi rwego. Icyo usabwa rero ni uko wakanda kuri subscribe, ni uko wadushyigikira ukagerageza iki kiganiro kugisangiza abandi kugira ngo bigere kure, none natwe tugire courage ndetse tugire n'umuhati wo kubageza ahantu henshi hatandukanye, cyane ko harahari henshi ushaka kumva umuntu ngo yatembereye ahangaha cyangwa se ukumva kuri televiziyo ngo quartiers nizi zahe zo mu ntara zahe hari ahantu henshi mutazi kandi mwumva mu makuru, mwumva mukumva kuri televiziyo cyangwa se mukumva abandi bantu bavuga cyangwa se undi muntu ahubwo ngo nge natembereye ahangaha ariko ukabuta hazi. Rero twebwe icyo tubaye hano cyangwa se icyo tuhabereye ni uko tuzagenda tuhagezaho ndetse tukahabatembereza tukahabereka neza. Ushobora kuba uri hanze y'igihugu cy'u Rwanda ndetse ukaba waravukiye mu Rwanda cyangwa se utaravukiye mu Rwanda, birashoboka ko uri umunyarwanda cyangwa se uri umunyamahanga ariko wumva ururimi rw'ikinyarwanda, birahagije kugira ngo ubashe kuhamenya utanahageze, twebwe tukahakugerera. Ibyo rero niwe ugomba kubidukorera, niwe ugomba kubikora ndetse ugashyigikira ibyo dukora, ndetse tuzagomeza kubagezaho ibi bintu byacu cyangwa se ubu buryo tubagezamo ibi biganiro. Birahagije ko tubagezaho n'ibiganiro bisanzwe tuganiza abastari, tuganiza abantu bagiye batandukanye, ariko ntabwo ariho tugomba guhera gusa. Tuzaba tubagezaho n'abandi bantu mutazi, tubagezeho n'izindi quartiers nyinshi mwagiye mwumva mu mateka, mwagiye mubona. Ese kuba wakumva ngo ku Rutare Rwanda harahari ariko ukaba utahazi, kuba wakumva ngo quartier Mateusi harahari ukaba utahazi, kuba wakumva ngo Nyamirambo kuri 40 harahari ukaba utahazi, kuba wakumva ngo mu Biryogo harahari ukaba utahazi, kuba wakumva ubundi buce bwinshi uzi twebwe tutanazi, wenda wumva mu mateka yawe ukumva babivuga abandi, ukumva abandi bavuga ngo aha hantu, ariko mu by'ukuri ukagendera ku izina gusa utahazi. Twebwe tuhari kugira ngo tuzahakugeze ndetse tuzaye tunahaganiraho, tunahagutembereze, uhabone live, ubone amashusho, ubone ndetse n'ibindi bintu bishobora gutuma ubwawe nawe wishima.